bavuga ko urukundo rwa nyarwo rutagendera ku kazi, ahubwo ko wisanga ukunda umuntu utarabiteguye. Byongera umusaruro. Ibyo kuzirikana igihe cyose wihebeye uwo mukorana. Gukunda cyangwa gukundwa n'uwo mukorana mu kazi kamwe bikunze kutavugwaho rumwe, ndetse bamwe bakavuga ko igikuba cyacitse igihe abakozi bakorana bagiranye ubucuti bukomeye. Umukozi ashobora gukundana n'uwo bakorana, umukoresha agakunda umukozi, umukozi agakunda umukoresha, cyangwa n'abandi. Abahanga mu gusobanura ibijyanye n'amarangamutima bavuga ko urukundo rujyaho rushaka. Nyamara abandi bavuga ko bitewe n'uwo wakunze n'ibibahuza, mushobora kwangiza bimwe birimo akazi mukora igihe mukorera hamwe. Cyakora ibitekerezo bitangwa bivuga ko urukundo rwa nyarwo rutagendera ku kazi, ahubwo ko wisanga ukunda umuntu utarabiteguye. Batangaza ko uwo mukundana wese nta kosa ririmo, ahubwo ko usabwa kugira umurongo uzagufasha kugenzura amarangamutima yawe, wirinda ko yakwica ibindi bikorwa nk'akazi n'ibindi. Gukorana n'umuntu ukunda nta kibazo na gito kibirimo, igihe cyose ukomeza kubahiriza inshingano zawe z'akazi no kumenya gutandukanya igihe cyo kwita ku mukunzi n'akazi. Bavuga ko byongera umusaruro mu kazi igihe bikozwe neza. Mu by'ukuri abakundana bakunze kwirara bagakora n'amakosa menshi igihe batindanye. Ibyo bikaba bimwe bigenderwaho na bamwe bavuga ko bidakwiye ko abakorera hamwe bakundana. Igihe cyose abakundana bazi gutandukanya urukundo n'akazi, bakuzuza inshingano zabo, ntako bisa gukorana n'umuntu wawe ureba umunsi ku wundi. Bikunze kuba ikibazo cy'ingorabahizi kuba umukoresha yakunda umukozi, kuko bishobora kubangama. Twavuga birimo nko kubona umukozi yisanzura ku mukoresha we mu kazi. Ibi bishobora gutuma abandi bakozi babarangarira, guhwihwisa amagambo hagati y'abakozi n'ibindi. Abakozi bakaba ari byo barangariramo, bigatubya umusaruro w'akazi. Nubwo bigorana, ariko babishoboye kubifatanya n'akazi kabo, ntibyakwitwa ikosa kubera amahitamo yabo. Ubugenzuzi bwakozwe n'ikigo Forbes Advisor buvuga ko abantu 200,000 babajijwe kuri iyi ngingo y'urukundo hagati y'abakorana, 60% bavuze ko bigeze gukunda abo bakorana. 71% bavuga ko bagerageje guhangana n'ibi byiyumviro, naho 53% bakajya mu rukundo rweruye n'abo bakorana. Gusa benshi batangaza ko gukorana n'uwo mukundana bishobora kugira ingaruka zimwe na zimwe, nk'igihe mwashwanye mukaba mwakora akazi nabi mukangiza umusaruro wari witezwe. Nanone kubona umukunzi buri kanya bishobora kubangamira intekerezo z'umuntu, aho gutekereza ku kazi akitekerereza umukunzi kubera mubona buri kanya. Urukundo rwa nyarwo ntabwo barutegurira aho ruzajya, ahubwo abantu bakwiye kwimenyereza kugenzura amarangamutima yabo hatagize ibyangirika. Zirikana ko umukunzi wawe mukorana adakwiriye gutuma wangiza akazi, ndetse umubere umujyanama mwiza watuma akora akazi neza kurushaho, aho kumufasha kwangiza inshingano. Aho ukora hose wemerewe gukunda no gukundwa. Gusa ni byiza kumenya gutandukanya amasaha yo gukora n'amasaha yo kwita ku mukunzi, yo guhana keya. Wowe ufite ukunda mukorana, mukundane munakunda akazi, maze mukomeze mugere ku ntego z'ibyo mwiyemeje, mubifashijwemo n'ububasha bw'urukundo. Urakoze cyane. Subscribe tusubire